Guys ndabasuhuje kandi mbifurije komeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mudukurikiye aho muri wose nizeye ko mumeze neza cyane. Rero musanzwe mubizi ibyiza byacu byo namwe murabizi murabisobanukiwe. Uyu munsi tugiye kujya dusubiza ibibazo abantu bo muri comment bagiye bandika babaza. Turahera kuri iki kibazo cy'uyu muntu yitwa Ndendashima, bamwita Ndashima. Yabajije ngo none umugore wima umugabo wamugiriye inama murakoze. Nukuvuga ngo umugore buriya mu byukuri hariho ibintu nkunda kuvuga inshuro nyinshi cyane. N'uyu munsi reka nongere mbisubiremo. Ntago umugore uri umutako, ntago uri ivaze bazanye ngo batereke mu rugo, nta n'ikindi cyuri cyo ku mugabo wawe usibye ko uri umugore wenyine. Kwitwa umugore ni uko uri umugore nyine umugabo akenera akabona, sibyo? Reka tubivuge gutyo, reka tubihe ubusobanuro bw'ibyo ngibyo kugira ngo buri muntu wese abashe kubyumva. Umugore ubusobanuro bwe ni uko ari umugore akwiriye kurongorwa, akwiriye guha igitsina umugabo we, akwiriye kwirekura mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina agaha ukuri umugabo we. Hari umunsi nigeze kuvuga muri comment barambwira ngo urabeshye ngaho ngaho ho ngo ntago ngo Imana izabitubaza. Narababwiye ndababwira ngo buri muntu azabazwa ibyo yahawe, sibyo? Ibyo Imana yamuhaye. Umugabo rero nakurongora ntatumurangiza, ibyo bintu Imana izayimubaza. Ndetse n'umugore wimo umugabo we, ibyo bintu Imana izayimubaza. Ntago umugore akwiriye kwima umugabo we. Inama nagira umugore nkuko uyu muntu wacu yatwandikiye tubaza, inama namugira nuko umugore akwiriye gutanga ukuri. Bakwita ukuri ubundi mu Kinyarwanda cyiza cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo buri muntu wese yiyumvemo, babyita ukuri. Ni ukuvuga ngo umugabo akwiriye guhabwa ukuri kwe, ndetse n'umugabo agaha umugore ukuri kwe. Rero bisobanuye ngo nta mugore ukwiriye kwicara ngo yumve yuko adakwiriye gukora imibonano mpuzabitsina mu gihe ari kumwe n'umugabo we. Narababwiye ndabasobanurira, abagore benshi bagira ubunebwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Benshi aho bava bakagera, iyo umugore abana n'umugabo we babona bahura buri munsi, abagira ubunebwe bwo gukora imibonano mpuzabitsina, akaba yanamara n'ukwezi n'amezi nangahe rwose nta kibazo na kimwe ubona bifiteho. Ibyo nayo babwiye niko abagore bateye, niyo forme yacu. Ariko ntago bivuze ngo niba twaravuze ngo niko abagore bateye ngo ari byo witwaza, no. Ahubwo ikintu ukwiriye gukora, ukwiriye kumenya ngo basi byibura urugo rwubakiwe kuki? Urugo rwubakiwe kuki? Utaraza umugabo wawe yararyaga, yaranywaga, yararyamaga, yarishimaga, yarasohokaga, yatemberaga n'abandi mu nshuti ziwe, ariko ubu nonaha wowe urahari kugira ngo umufashe cya kintu atabasha kugira gute, atabasha kwikemurira. Arahari kugira ngo umushimire hahana atabasha kwishima. Arajya kwishima ntabwo yabishobora. Niyo mpamvu uhari umuturuka aho atabasha kugera, umushimire, umuhereze igitsina, sibyo? Umuhe, umuryohereze, yishime, anezerwe. Ariko mu gihe uzi yuko utabikora, urimo urahomba, kandi urimo urahombya umugabo wawe. Kubera ko hari ikintu kimwe nigeze ndababwira ngo abagabo bavoma hafi. Kuvoma hafi rero abantu bazi ko ari kujya kuvoma amazi nyine bisanzwe, ariko abagabo bavoma hafi mu bitekerezo, bavoma hafi mu guhinduka, bavoma hafi mu myumvire. Umugabo ashobora kuva aho ngaho wamwimye akagenda yanamaze kubyikurama, ariko yagera mu muhanda yakubitana n'umukobwa. Hari abakobwa mu muhanda baba bambaye nyine bikururana, bishotorana, yakubitana nawe akamugenda inyuma, n'akazi yaragiyemo akakirengagiza, agatangira agahimba inkuru zo ku kazi z'uko yarwaye yagize gute, akagenda paka aterese uwo mukobwa akamwemerera, yashaka akanamushuraho n'ibihumbi 100. We mugore ni wowe ubuhombye, ntabwo ari umugabo ubuhombye. N'umugabo wahombye, ariko buryo uzabicunga kenshi iyo ibintu byananiranye umugabo acama akagenda, ninde usigara uri guseba se, ninde usigara ufite ibibazo? Si wowe mugore. Bivuze ngo rero byanga byakunda umugabo agomba guhabwa ibyo ashaka, agomba kurongora, nawe mugore ugomba kurongorwa. Ntabwo rwose uri ivaze muri urwo rugo pe. Ndumva niba wibwira ko uri ivaze uri muri beshya cyane. Ushobora kuba wumva utabishaka we mugore,
wenda ukabikora ukumvisha umva ugatega, ariko ubu gutega umwobo bakajombamo ni ibintu birenze. Ariko narumiwe. Basi byibura turabizi iminsi irasanaga igihwana, ndetse n'umugabo wawe akuzi, abazi imico yawe, abazi n'uburyo witwararika no ku muntu uburyo umuhamo ibintu neza. Ariko mu gihe uwo munsi byanze, ushobora kuvuga uti mugabo wanjye rero numva nari muri mudu, ariko mu rwego rwo kugira ngo basi byibura nkugabanyirize imisonga, akira, sibyo? Ukagarama neza, ukatega neza, akajombaguramo maze akirangiriza. Siba birangiye umva none yari kumva kiri kumufata kubera ukuntu kitarimo nyine ububobere kuko utabishaka, ahita arangiza nawe babibona ko nyine utari muri uyu mudu. None ari n'inama nigeze kubajyana babwira ngo mufate igihe cy'icyumweru, tuvuge mu cyumweru, kuko ndabizi ko umugabo urya wumva radiyo nta kibazo kimwe afite, nagashobora kurangiza icyumweru atarongoye. Byibura mufate icyumweru mu rugo rwanyu, mufatemo icyumweru, muvuga uti iki cyumweru wenda kwa gatandatu cyangwa icyumweru nubwo dufite umwanya uhagije, mu yindi minsi wenda mu buryo bwo kwidefanda nzajya muhereza jombagure arangize, ariko basi byibura umunsi wo ku cyumweru cyangwa kwa gatandatu bitewe n'umunsi mwebwe mubona umwe mu cyumweru, tuzajya tubikora neza. Umugabo wanjye nyitakire, nyivunire mu gitsina, nyinyongere, nyinyarire, nyiririre, nyibyinirire, ibintu byose bigenda neza. Ariko mu gihe muzi yuko iminsi yose ihora isa, ntabwo muri kubaka urugo rwanyu, mumarusenya. Muzarusenya, ntabwo muzamurusenye njyewe, kandi njyewe mpora hano mbabwira kugira ngo buri muntu wese abashe kumva no gusobanukirwa, abashe kumenya ngo eske niki nakora iki kugira ngo umugabo wanjye yishime, nakora iki kugira ngo umugabo wanjye za veni yatangaga hanze agiye kurongora azizane mu rugo. Kubera ko narababwiye ntabwo indaya ibarusha agaciro, ahubwo indaya ibarusha keya iha abagabo banyu. Kubera iki? Kubera ko araza akamwitaho, yaba yaje mu rugo rwe akamuha keya, akamuha nk'umuntu nyine n'ubundi kabisa wumva ubirimo neza. Ariko umugore yamaze kurengwa, amaze kugereka akaguru ku kandi, aravuga ati rwose ko narufatishije, ikibazo cye kiri hehe? Abagore benshi muri iki gihe bitwaza narasezeranye, narabyaye, nta kibazo mfite muri urwo rugo. Ntacyo uri cyo. Banza wikuremo ko mbese nyine urenze, banza ubyivanemo, banza wivanemo kurenze, utekereze neza ko byanga byakunda hari impinduka zishobora kuba ku rugo rwawe. Impinduka zishobora kuba nziza, impinduka zishobora kuba mbi, ariko abagore benshi muratuma impinduka ziba mbi, muratuma ibintu birushaho kuba bibi, kubera ubutumva. Nabyita ubutumva. Umuntu ahaguruka iwabo afite icyo agiye gukora, ntabwo umuntu ahaguruka iwabo agiye gukina, agiye kuzana imikino, agiye guteta twarabirangije. Igihe cyo guteta uyu munsi none ahangaha nta guteta guhari. Ubu ukwiriye kumva ko mu mutima wawe harimo guhangana. Igihe cyose uzicara ukadamarara ukumva ko ugomba kurya ukaryama kwa ko wabibonye ugasinzira udafite ihangana mu mutwe wawe, uri muri minus. Igihe cyose ugomba guhangana, urahangana, kandi koko ufite ikintu uhanganira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uhanganira mu bibazo runaka, uhanganira mu kababaro kawe urimo cyangwa mu byishimo byawe urimo. Uti uyu munsi none hambanye n'umugabo wanjye neza, turanezerewe, ariko se ejo nindamuka niraye ntibazamutwara? Ubwo nturi mihangana, ari kuvuga ngo umugabo wanjye azatahe asanga utuzi twashyushye, azataha asanga nahishije, azataha asanga icyumba kimeze nk'icy'abageni, azataha asanga abana bakoze tide baryamye, azataha asanga sari imeze neza, azataha asanga isuku irahumura, wahere ku iremba yumva ko yinjiye mu rugo rw'umugore n'uwiwe yishimiye. Noneho akarusho nibigera mu buriri umwemeze. Ibyo rero wari uzi ko hariho abagore baba batanaryoshye pe. Urugero ngiye kuba ugasanga umugore ntabwo aryoshye, nta n'ibirenze afite, ariko wajya kureba ugasanga uwo mugore ntajya yima umugabo we, arakimutsindagira, ahubwo ameze nk'iki, ameze nka breakfast. Mbese mbere y'uko umugabo ajya gufata breakfast arabanza akamuhereza akakimuha,
kubera iki? Kubera yuko ashaka ko agira gute atera imbere n'umugabo we. Umugabo iyo avuye aho ngaho ni umwana iyo umwohereje ku ishuri yamaze kugira akantu ashyira mu nda, yamaze umwana urabona mu gitondo uramubyukije agiye kujya ku ishuri, anyweye icyo gikoma, ariye n'ako kagati cyangwa se anyweye igikoma cyonyine bitewe n'icyo ufite, ntago agenda nk'umuntu uvuye mu rugo utagize ikintu arya. Siko bimeze. Umwana agenda yumva anyuzwe, amerewe neza. Ariko mu gihe uzi kutabikora urimo urangiriza ejo hawe hazaza n'umuryango wawe. Ibi byose rero tujye tubyibuka, tubimenye, tubihe agaciro, tumenye yuko abagore tutari ivaze, abagore turago turi umurimbo, nta nubwo turi n'indabyo bategura ku meza cyangwa mu cyumba kugira ngo umuntu ajye azireba, ahubwo turi abagore kugira ngo turongorwe, turi abagore kugira ngo tubyare, turi abagore kugira ngo dufatanye n'abagabo bacu dutere imbere, turi abagore kugira ngo tugire inama abagabo bacu, turi abagore nyine bafite inshingano, ntabwo turi abagore b'umutako. Ibyo bintu ni mubyumva kandi mukabiha agaciro, muzamukoze neza cyane. Kora subscribe rero, likinga video, comment ni ingenzi kuri wowe, turakunda cyane. Bye.